Okay, nk'uko mubizi ni wa muhungu wanyu Iradukunda Jiva cyangwa se Ella. Okay, muri aka kanya rero uwo mugabo muri kureba kuri iyo foto bamwita Minisitiri w'uburezi Nsengiyumva Joseph. Uyu Nsengiyumva Joseph rero yavuze ko iyo uburezi bukora akazi kabwo uko bikwiye, Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 itari gushobora kuba. Reka twumve amwe mu magambo uyu Minisitiri yaje kubatangaza. Yabigarutseho ku wa gatatu tariki ya 23 Mata muri 2025 ubwo Minisiteri y'Uburezi Mineduc n'ibigo bishamikiyeho byifatanyaga n'imiryango y'ababuze ababo mu gikorwa cyo kwibuka abakozi b'iyo minisiteri n'ibigo bigishamikiyeho bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Minisitiri Nsengiyumva yavuze ko nka Minisiteri y'Uburezi ifite inshingano itoroshye yo kurera urubyiruko rw'u Rwanda, ariko ko abarezi bakwiye gukora uko bashoboye bakigisha abanyeshuri ubumuntu n'ububi bwa Jenoside kugira ngo itazongera ukundi. Yagize ati iyo urebye ibyabaye muri Jenoside, iyo uburezi bukora akazi kabwo ntabwo ibyabaye byari gushoboka kuba. Akomeza agira ati ubu dufite abana benda kugera kuri 5 miliyoni bari mu mashuri, ni kimwe cya gatatu cy'Abanyarwanda. Ni batoya, nidukora akazi kacu neza tukabatoza ubumuntu, ntabwo hashobora kuzagira undi uza ngo abigishe gukora ibyo twabonye mu 1994. Uwo ni Minisitiri Nsengiyumva Joseph. Ari n'uwatanze ubuhamya muri icyo gikorwa warokotse Jenoside, bamwita Kayitare Gide, wigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Yavuze irondabwoko ryari riri mu mashuri mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ryabuzaga amahirwe bamwe bazira uko bavutse. Yagize ati ndangije kwiga amashuri yisumbuye, nasabye buruse nk'abandi ngo nige muri kaminuza. Byansabye guca ku mudepite muha ibyangombwa, abona ko ndi umuhanga, ati ugombe uhabwe kwiga hanze. Urutonde rusohotse sinisangaho. Umwaka ukurikiyeho ndongera ndasaba, nabwo biba uko. Ati uwo mudepite yarambwiye ati dosiye yawe ntirenga muri criminology. Ati ushobora kuba warayoboye imyigaragambyo cyangwa warakoze ibindi byaha. Ati niba ufite umuntu muri criminology uziga, niba ari nawe ibagirwe. Nuko mpita numva icyo nzize ko ari iryo rondabwoko. Akomeza avuga ko kugira ngo yige kaminuza abikesha Inkotanyi, anashima cyane kuko ubwo RPF yari mu mishyikirano na leta ya Habyarimana yagaragaje irondabwoko riri mu mashuri, cyane cyane mu gutanga buruse, bituma basubira mu madosiye, bityo babafata ari Abatutsi babiri bajya muri kaminuza. Ni ubuhamya yaje kubatangaza umugabo Gide. Ni byinshi byavuzwe kandi ni benshi bagize icyo batangaza, gusa ngiye reka nsoreza aha ngaha. We cyo musaba nta kindi ni ukwita ku byo uyu mugabo Minisitiri Nsengiyumva Joseph yaje kubavuga ati iyo uburezi bukora akazi kabwo neza, Jenoside ntiyari kuba. Nawe nimba ariko ubyizera, komeza ubyizere, kuko ni nabyo mubishyiremo imbaraga. Namwe banyeshuri mwige, niyo si ngombwa ko umwarimu abikwigisha cyangwa ngo ubisange ahantu, n'ubundi nibyo ibintu by'irondabwoko tugomba kwirinda nk'abanyeshuri, ndetse tukumva n'inama z'abarimu cyangwa abarezi bacu, ababyeyi ndetse n'abandi baturuta. Nk'iyi nama uyu Minisitiri Nsengiyumva Joseph yatugiriye abanyeshuri n'abarezi, tugombe tuyikurikize. Cyo gusaba nta kindi rero ni ukora subscribe nimba waranayikoze. Thanks.